reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ibisanzwe ngenda cyari Saiga wanyu ndetse twikomereza n'inkuru yacu inkuru dukora muri filime yitwa Agla ndetse nkomeze ngutsa ko iyi filime nare bakoreye ubaye wifuza kwireba isobanuye imeze neza mu buryo bumeze neza wayisanga kuri website yacu ndetse na website dusanzwe ducishaho filime nyinshi zitandukanye aho ku bantu mwakunze Muhani abantu mwakunze Tarapriya ndetse n'izindi filime nyinshi zitandukanye z'ubwoko butandukanye action drama. Izo filime zose zisanga kuri website yacu ariyo wa3.movies.net. Mbere yuko twikomereza n'inkuru yacu dukura muri iyo filime yitwa Agla, banzure ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibice bitandukanye tugiye kujya tukugezaho kuri iyi YouTube channel yacu. Hanyuma rero episode yacu ya 5 kuri iyi filime Agla itangira n'ubundi ni ati Abimanyu bakiri kuganira bicaye ku muhanda kuri kakaduka gacuruza icyayi ndetse n'utundi tuntu two ku muhanda. Gusa muri ako kanya Abimanyu atangira kubwirana ati ko rwose agiye gufata bisi arimo arakererwa agomba kugenda akava muri uwo mujyi. Nibwo rero ni ati atangira kubona ko Abimanyu ari kwihuta cyane ku buryo mama wa Abimanyu na uncle bashobora kugera aho ngaho bagasanga Abimanyu yamaze kugenda kandi gahunda ko ari ukuza akamutinza aho ngaho kugira ngo baze babashe kumufata bamujyane kumuvuza. Nibwo rero muri ako kanya ni ati ahita asaba Abimanyu ko yamuha ifuti akamugeza ku kazi ko yakerewe, ariko biba ari uburyo kugira ngo agume iruhande rwe kugira ngo baze kubasha kuba bamugeraho, baze kubasha kumenya aho aherereye. Nibwo rero Abimanyu yemera kumuha ifuti ndetse bagihaguruka bakiva aho ngaho mama wa Abimanyu na uncle we bahita bagera kuri ako kaduka bagatangira kugenda babariza nimba umusore wabo ntabo abantu babonye, kuko baba bafite ifoto ye muri telefone bagenda bayereka abantu bababaza nimba uwo musore ntawe babonye. Bagera kuri ka kaduka rero wa mwana ucuruza muri ako kaduka ucuruza icyayi agatangira kubabwira ko bari bari aho ngaho Abimanyu yari ari kumwe n'umukobwa ko ndetse aribwo bakihava. Mama Abimanyu nibwo yahita amenya ko uwo mukobwa yari bari kumwe ubwo ari Niyati, gatangira kugeza guhamagara Niyati ndamubaze aho baherereye. Bagahita batwirika ku rundi ruhande bari mu muhanda Abimanyu atwaye moto ya lift, Niyati yicaye inyuma kuri moto. Gusa Niyati akanga kwitaba telefone ya mama kubera ko ababizi ko Abimanyu namenya ko Niyati ari kuvugana na mama ari buze guhita musiga, atari buze kongera kumwizera, kuko urumva Abimanyu amaze igihe ari kugenda ahunga mama we atifuza guhura nawe. Ubwo rero kumenya ko muri kugenda muvugana nawe ntabwo yakongera kukwizera, niyo mpamvu rero Niyati yanga kwitaba telefone akiri kumwe na Abimanyu. Bakagira rero aho Niyati aba yasabye Abimanyu ko yamugeza kuri iyo lift aba yamuhaye. Baba cyagera kiva kuri moto Abimanyu agahita atangira gusezera Niyati akamubwira ati rero urabeho umborekanye ngende. Nibwo Niyati atangira kwibuka ko bamubwiye ko iyo Abimanyu agusezeye abagiye ubutagaruka, abagiye mutazongera kongera guhura. Nibwo rero ahita bitekerezaho akabona ko umusore nimba musezeye akaba agiye kugenda byanze bikunze nta ndi mahirwe azongera kubaho yuko baba bakongera kumubona kandi ameze nabi. Nibwo rero Niyati yiga imitwe agahita yigira nk'ahatsikiye akigira nk'aho rwose avunitse ku kaguru hasi yajya kugwa Abimanyu akamuramira. Ibyo ngibyo abikoze kugira ngo byibuze wenda akomeze amutinze arebe ko ba mama babageraho, kuko baba batari bakagera kure cyane nanone yaho bari kandi ababizi ko ba mama nabo bari kuza bagenda bakurikira kugira ngo barebe ko babageraho. Nibwo rero Abimanyu afataniye atakamwicaza ku ruhande agatangira kumurebera nimba rwose nta kintu abaye, ahari kumubwira ko atikiye. Gusa none akabona Niyati ari gukura telefone mu gakapu akomeza kuboherereza amerekezo y'ahantu aherereye, bagahita babona aho baherereye. Gusa muri ako kanya Abimanyu atangira kuganiriza Niyati akamubwira ko rwose ubundi atari ibyo ngibyo yari yiteze, akamubwira ko agiye kugenda akajya kure cyane kugira ngo ahunge mama we
gusa nanone akamubwira ngo ndabizi neza ko mu bihe biri imbere hari igihe nshobora kuzamererwa nabi cyane, niyo mpamvu rero buri mujyi wose ngiye kwimukiramo menyesha mama wanjye nkamubwira ko nyine hari umujyi ngiyemo, nkamubwira n'izina ryawo, kugira ngo ubwo nzaba namerewe nabi, ubwo nzaba meze nabi cyane nta wundi muntu wo kunyitaho uhari, ubwo nyine mu gihe uburwayi bwe buzaba bwakabije cyane nta muntu n'umwe ngo akibuka, abagira ngo byibuze wenda mama we naza kumushaka, nakomeza akaza kumushaka azabashe kugera muri uwo mujyi, byibuze wenda we azamubone abashe kumwitaho, kuko umusore impamvu abahunga iwabo mbibutse ntago ari uko ababanza, ahubwo nuko aba bakunze. Gusa nanone kubera ko uburwayi ajya agira butuma agira umujinya udasanzwe, akarakara cyane ku buryo nyine ashobora kukugirira nabi, kabone nubwo naba ntacyo mupfa cyangwa se uri umuntu asanzwe akunda, yaba yarakaye nyine cyane ntabitekerezo nawe akaba yakugirira nabi. Rero niyo mpamvu bari guhunga iwabo, kubera ko aba yumva ko ashobora nyine kumererwa nabi gutyo akaremba, akagira uwo mujinya akaba yabahemukira kandi abakunda. Niyo mpamvu rero bari kubahunga aba yaravuye mu rugo akagenda. Rero akomeza bisobanura Niyata akamubwira ati buriya niyo mpamvu umujyi wose nimukiyemo menyesha mama wanjye nkamubwira ko uwo mujyi ari wo ndimo, kugira ngo byuze nindamuka ndembye, kuko abana ubwiye ko ashobora kuzaremba akamererwa nabi, bikageraho abatakibasha kwibuka n'abantu nyine, atakibasha kubona abantu ngo abamenye. Rero abari kubwira Niyati akamubwira ati mbagira ngo iki gihe nikiramuka kigeze ubwo nzaba narembye gutyo, ndabizi ko umuntu wenyine uzasigara nkunda ari mama wanjye. Niyo mpamvu rero mama wanjye mubwira aho mperereye, mubwira umujyi mperereyemo, ariko simwiyereke, kugira ngo nindamuka merewe nabi koko nkibagirwa abantu bose gutyo, we byuze ndazabashe kuza muri uwo mujyi abashe kundeba nyine amenye, byuze niyo umuntu uzanyitaho ko niyo umuntu wenyine uzaba ukinkunda. Ndetse itabwira Niyata akamubwira ngo mama uze kumunsuburiza umumbwire ko uyu mujyi nawe uvuyemo ntazongere kuwunshakiramo. Niyata rero bikamucanga akibaza buryo ki yamenye ko aziranye na mama we, ndetse baba babigize ibanga kubera ko babanga ko Abimanyu amenya ko Niyata yahuye na mama we, bigatuma nawe amucika ntibongere guhura. Abimanyu namubwira ati rero nakuvumbuye, narebye buryo kiri kugenda ureba kuri telefone, ibintu byose uri kugenda ukora, nabibonye ko uri kugenda uvugana na mama wanjye ugenda umubwira aho duherereye, rero uzi kumubwira ko mukunda, ndetse umubwire ko uyu mujyi nawe uvuyemo ntazongere kuwunshakiramo, nindamuka ngeze mu mujyi ngiye kwimukiramo, ntago mubwira izina ry'umujyi, ndamuka ngeze mu mujyi ngiye kwimukiramo mama wanjye nzamuhamagara kuri telefone mubwire uwo mujyi ndimo, kugira ngo ubwo wenda nshobora kuzamererwa nabi uwo mujyi ari wazaza kunshakiramo. Ndetse Abimanyu ahita asiganiye ati yicaye aho ngaho akurira moto yakagenda. Gusa akimara kugenda nanone imodoka ya mama Abimanyu na anko we bahita baparika aho ngaho. Niyata akababwira ko Abimanyu amaze kugenda, gusa none amubwira ko ngo hari umujyi agiyemo, ko ndetse ahantu agiye ari kwerekeza ngo agiye gufata bisi. Ndetse muri ako kanya bahita batwereka Abimanyu nawe ari kugenda mu nzira yerekeza aho bategera bisi, gusa nta kindi ari kugenda atekereza, ari ibihe yagiranye na Niyati ubwo yamumanuraga umutaka, imvura iri kugwa murabyibuka ku munsi wa mbere bahura, akibuka kwa muganga uburyo bongeye bagahura, byose bari kugenda yibuka ni ibihe aba yaragiye agirana na Niyati. Gusa muri ako kanya bahita batwereka mu rugo iwabo wa Niyati, mama wa Niyati ari guhamagara kuri telefone, agahamagara Niyati akamutonganya cyane, akamubwira ati bambwiye ko utari ku kazi, ahubwo ngo agiye kwirirwa wirukanka inyuma ya wa musore. We abari kumwita ko nyine ari umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe, umusore w'umusazi. Ubwo mama Niyati akagaruka hano aje kureba papa wa Niyati, amutonganya amubwira ati ndebera nawe umukobwa wawe ngo yavuye ku kazi arimo arirukanka inyuma y'uriya musore, umusore atanazi, umusore w'umusazi, umusore ahubwo ushobora kumushyira mu byago igihe icyo ari cyo cyose. Papa wa Niyati rero akomeza abwira mama we ko bareka umwana wabo agashaka uriya musore by'izenda akareba ko yamufasha, kubera ko naramuka hagize ikimubaho umwana wabo ashobora kuzabyishinja, akajya yishinja ko nyine hari umuntu yabwiye nabi, bikarangira nyine uwo muntu benda bimugendekeye nabi, akajya yishinja icyaha nyine. Bibaho hari abantu baba bafite umutima mwiza ku buryo bashobora kwishinja nyine ibintu kubera n'ubwo yaba atari bo babikoze, bakajya bumva ko bahemukiye abantu. Rero papa wa Niyati akomeza asobanurira mama akamubwira ati byuzenda ariko umukobwa wawe ashaka uwo musore bwa nyuma amubone cyangwa se amubure, ariko arekere kwishinja icyaha. Mama rero we ntabwo ababyumva, akomeza gutongana cyane, amubwira ati bose umukobwa wanjye ntabwo yakabaye ari kwirukanka inyuma y'uriya musore, numvishe ngo noneho yanahuye ngo n'ababyeyi be ngo bose ngo bafatanyije kumushaka, nawe yigize nk'aho ari umwe mu bagize umuryango we.
biri kuba rero none nibwo batugarura aho basanga bategera bisi ahantu hameze nko muri gare nyine, ubwo ni muri gare yabo bafatira bisi zigenda mu byerekezo bitandukanye, aho Abimanya aba yicaye ategereje ko bisi ihaguruka igenda, ariko aticaye muri bisi yicaye hanze. Akureyo wa mwirongi we agatangira gucuranga, gusa ajya gutangira gucuranga nibwo areba ku ruhande akabona umubyeyi uba wicaye aho ngaho nawe muri gare, gusa ku rundi ruhande aba yicaye aho ngaho ari kuvugira kuri telefone, ku ruhande rwe hari akana gatoya. Kubona umubyeyi rero uri kuvugira kuri telefone ku ruhande rwe hari akana gatoya bituma Abimanya atangira kwibuka mama we, akibuka ibihe bagiye bagirana, uburyo bajyaga bakina mu rugo bishimye. Mukomeza gutekereza ibyo ngibyo rero itabona ikindi kigabo gituruka inyuma y'uwo mugore uri kuvugira kuri telefone, gisa nkaho kiri kuza gisatira ako kana kigacunga mama uwo mwana ari kuri telefone kikiba umwana. Ibyo ngibyo biba rero Abimanya ari kubirebera hakurya, agatangira kwirukanka akurikira mama w'umwana we. Ntabwo bamenye ko umwana we bamwibye kuko bari kuvugira kuri telefone yarangaye nyine, kuko abantu bavugira kuri telefone bakigera mu byabo bakirengagiza bakanibagirwa ko bari kumwe n'abana. Abimanya rero niwe ukurikira umugabo uba wibye umwana. Mama nyiri umwana ava kuri telefone agasanga umwana atagihari, umwana bamutwaye, agatangira kumushaka hano abaza abantu bose. Gusa Abimanya we aba yabonye ikigabo cyatwaye umwana ndetse abakirukankanye agikurikiye. Muri ako kanya nibwo none batwereka agace icyo kigabo kiba kiyebye umwana kiba kiri kunyuramo, ni nako gace Niyati mama wa Abimanya na anko we baba bari kugenda banyuramo, bagenda bereka abantu bose amafoto babaza nimba uwo musore ntawe babonye. Bize ngo bose baba bari mu gace kamwe, bari muri gare bategeramo imodoka imwe. Nibwo rero ikigabo kigenda kikagera ahantu hitsimbye, ahantu hihishe, kiba kiri gutorokana umwana ariko kitarajya kure. Abimanya yahita gituruka imbere kuko aba yabonye ko kibye umwana, ndetse uko Abimanya ahinguka imbere y'icyo kigabo nibwo Niyati we ahita agera ahari ibikapu bya Abimanya, kuko Abimanya bataye ibikapu bye ku ntebe akirukankana icyo kigabo. Niyati rero ahita agera ahari ibikapu bya Abimanya akabona n'umwirongi we, agahita amenya ko byanze bikunze Abimanya ari aho hafi. Ndetse nibwo Abimanya agira gutya agatangira kurwana n'ikigabo, bakarwana cyane ariko bikarangira acyambuye umwana kiba kibye. Umwana akamuzanira mama we kuko na mama aba yamubonye n'ubundi mbere hose baba bari kumwe, yamuzanira mama we hano, mama agatangira kumushimira rwose ko batabaye umwana we. Ndetse Abimanya agakomeza amubwira ati rero ubutaha ntukajye kuri telefone ngo wibagirwe umwana wawe, ujye umwitaho cyane. Mugindukira rero Abimanya agiye amaze guhereza umwana amusubije mama we, nibwo ahita kubitana na mama we, nawe aba yarari kumushaka, ndetse abari hashize imyaka myinshi badahura kubera ko Abimanya bamuhunga. Abimanya rero guhindukira kubera ko n'ubundi mama wa Abimanya na anko we ndetse na Niyati bari muri gare imwe, arahindukira bagahita bakubitana amaso ndetse bahagaranye begeranye cyane. Ndetse ni naho ngaho episode yacu ya 5 ihita irangirira. Nkibutsa ko iyi ngiyi ari inkuru dukora muri filime yitwa Agra. Iyi filime baye wifuza kuyireba isobanuye mu buryo bumeze neza, atari ukumva inkuru muri ubu buryo, ushobora kwisanga kuri website yacu ni wa3.movies.net. Iyo ngiyo akaba ari na website tugenda ducishaho filime nyinshi zitandukanye. Ngo wawe wikundira filime z'ubwenge wagiye usanga kuri website. Filime ni ubuntu. Mubwira ngo reba ko wakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira. Bibutsa ko iyi ngiyi ari inkuru tubagezaho buri munsi. Hanyuma nge mwari kumwe ndi Saiga wanyu, ubwo udacika uzikurikira. Ciao ciao.